Muraho mwese mwaramutse neza. Ndishimye kuba twabonye umwanya twese uko turi hano kugira ngo dukore iyi nama ya RPF Congress. Inama rero nk'izi zibaye nyinshi kenshi, ndizera ko buri nama ibaye ifite ibyidufasha, ibyitwungura kugira ngo dukomeze twubake umuryango wacu wa RPF, ari nako twubaka igihugu cyacu. Inama uko nzumva rero yewe biba biduha umwanya wo kwisuzuma inshingano dufite, uko tuzuzuza, ibibazo bihari ari mu muryango, ari mu gihugu, ari ndetse ku isi hose, kuko duhura nabyo, uko tubyifatamo cyangwa uko twabyifatamo kugira ngo dukomeze dutere imbere. Nizere ko ibyo tuganira hano bitinjirira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi gutwi, hanyuma hagati aho y'amatwi yombi tugasigarana ubusa. Ubundi biba bikwiye kuba tugumamo kugira ngo tubikoreshe kubaka no kwiyubaka. Uyu mwanya ndagira ngo nanone tube twawukoresha dutya, dutega amatwi, dutegane amatwi, dutekereze, tuvuge ibituri ku mutima cyangwa uko twumva ibintu. Buri wese atanga ibitekerezo bye uko abyumva, ndetse abantu babaza ibibazo bumva bikwiye gusubizwa, wenda badasobanukiwe, bijyane ubundi n'umuco dukwiye kuba dufite. Wenda bamwe buzuza, abandi ukabananira, ukabagora uwo muco. Ubundi muri RPF cyangwa ibindi byose dukwiriye kuba dukora mu kubaka igihugu cyacu, umuntu aba akwiye gutekereza we nk'umuntu, mbese akitekereza, agatekereza inshingano afite zimuganisha cyangwa zimuhuza n'abandi, byagera ku bikorwa tukabikorera hamwe. We should be thinking independently, individually, but most importantly,
act collectively nibwo bigira akamaro, nibwo bigira umusaruro, kuko turi hano twese, buri wese afite ibimureba ku giti cye, ubuzima bwe, ariko ko duhuriye hano biratwibutsa ko nyine dufite byinshi duhuriyeho. Mu bikorwa rero niho hambere dukwiye kuba duhurira. Ntibibujije abantu no gutekerereza hamwe, ariko muri bya bikorwa niho bigaragarira, niho bizira, ariko bitabujije umuntu gutekereza ku giti cye ndetse gukora ibimureba uko abyifuza. Ariko hano ni ibintu bibiri bihura, ni ibitureba nk'abantu buri umwe ku giti cye, ariko noneho ni ibitureba dukwiriye kuba dukorera igihugu cyacu, Abanyarwanda n'abandi bose batuye u Rwanda. Ibyo reka mbe mbishyize uruhande gato. Musubire ku byo kwisuzuma, gushaka uburyo RPF ibaruta mu myaka benshi muri mwe, RPF iyo myaka imaze yagiye ihinduka, igomba guhinduka. Igahinduka buri gihe bijyanye n'ukuntu isi ubwayo ihinduka. Isi tugezemo uko iteye ubu, RPF yaba irimo, twebwe abanyamuryango ba RPF twaba tuyirimo, tuyibamo nk'uko twayibayemo imyaka 30 ishize, haba hari ikibazo, haba hari ikibazo kinini cyane. Ari uru Rwanda, ari iyi si turimo, tugomba kubibamo nk'uko bimeze. Ubu ni ukuvuga ngo kuriya guhinduka kutugiraho ingaruka iyo utajyanye n'iyo mpinduka, yakwica ugapfa neza, ukabura no guhamba. Ariko uko n'ibintu bihinduka kandi bigomba guhinduka buri gihe, ntabwo bihinduka byose, hari ikidahinduka. Ikidahinduka ubundi nicyo uri cyo, ndetse n'icyifuzo cyawe cy'uko ukwiriye kuba ubaho cyangwa wumva ibintu bijyanye n'iyo mpinduka. Hari ikidahinduka. Niba mu mibereho no mu miyoborere nka RPF turi hano,
y'iki gihugu, igihugu cyacu ko nacyo cyagiye gihinduka. Niba twaravuze ngo hari ikintu kimwe cy'inshingano dufite, politiki, imiyoborere bizima ni ibihe? Reka mvuge nko mu miyoborere, mu bintu bizima dukwiye kuba dukora, kugira ngo biri no mu mateka yacu no mu mvugo yacu no mu ngiro twifuza. RPF yaravuze ngo tugomba kurwanya ruswa. Uko kurwanya ruswa ntiguhinduka. Kiriya gitekerezo cyo kurwanya ruswa imyaka 38 cyangwa ishize, ntabwo cyahinduka ngo tuvuge ngo noneho ntitugiye kuyirwanya kubera ko twagiye mu gihe cyemera ruswa. Sinzi icyo gihe icyo ari cyo. Ahubwo igihinduka ni uburyo wakoresha kugira ngo uyirwanye. Ariko kurwanya ruswa ntibihinduka. The methods you use to fight corruption, depending on the circumstances and the changes that have happened, may change. But the idea to fight corruption does not change. Icyo ndibwira ko ari urugero twakoresha, icyo navugaga bijyanye n'impinduka, ingaruka bitugiraho, ariko